Akura yasanze ubushyamirane buruta ifunguro bararira ku manywa nijoro bakabwirirwa akabona abandi bana biga batahana inkoranyamagambo naho amagambo amugaruka mu mutwe kenshi ari wafunguriye yazirikana akanayakorera isubiramo akiga uburyo bushya bwo gusaba ngo atabwirirwa akanaburara. Iyi gahora ari gahunda ye ya buri munsi. Umwana w'imihanda aratambuka bati dore umwana w'imihanda, mu gihe abandi bana ari abana imyambaro yicagurirwa mu kimoteri ari nako ashakamo ibyo kurya yagira amahirwe akaronka inyuma feri ya mbere gupimuza angahe nguko ikiro kimwe ari 100. Iryo riguzi itaha umwotsi akarirwa iminsi 2 nimusakuza mutinya bugenge n'ubugenge bwayo mujye mwongeraho muti umwana w'imihanda. Yarakuze aryamishwa ku muhanda ni nyuma y'uko asamwe yihakanye na nyina wibambaje akaba ari hatari hakamutongo wenda hagira umugira neza umutora akamurera akura atazi se na nyina ibyo avuga ari byo yumvanye abandi. Akura arindwa n'Imana agahinda karusha bose intekerezo zirusha iz'umuyobozi w'urugamba. Izo gahunda z'imishinga nizimureba icyo ashima ari uko abona aramutse irya none. Umwana w'imihanda. Ubuzima ni bugufi ariko ku muhanda buba burebure. Buri joro imbeho iti nimutahe. Inzara nayo ariko ikenyera iyo hasi. Ikirara ariyo nyubako atahamo. Ifunguro ryari bararitamuhitanye rimwe na rimwe risa n'umwanda. Ndabwira abahabaye ubu none uwicaye kuri mayoneze arabyumva nk'inzozi disi. Imana afasha abana ubuzima buragoye. Uwarira yagira uwaririra, uwasika yagira uwasekera, n'uwaganya yagira uwaganyira. Naho nyakugorwa ari ku muhanda araganyira umuhisi n'umugenzi atanazi. Mbega ubuzima nka Gerard. Kandi bamwe ntiturabitekereza turabibona gusa tukinumira tukabura kwishimira uko tubayeho tutazi ko hariho n'abaturenze babayeho nabi kuturusha kandi bihanganira uko babayeho. Ubuzima bwabo bwose ari ubusaba bwakwira bagataha mu kiraro ruhuri ribona umugabo igasiba undi. Wowe utaha mu nzu ibeno cyangwa nini bitureba ukarengaho ukavuga ngo utuye nabi ugashoka imijyi ngo uhunze ibyawe. Umwana w'imihanda niwe ubizi. Sha wagira ubuntu nawe se urabyuka mu gitondo uti mami dadi reka da ikinyarwanda nukikikoza utuma umukozi ntiyatetse icyayi ubwo kandi akaba aratashye nkaho utakinyoye umunsi wararupfuye. Aho sinivanze mu bitandeba gusa ariko ujye wibuka n'umwana w'imihanda ngo uzamuharuka gutegeye amaboko azayatega acinye n'akadiyo mufata umufashe umukure hamwe umujyana ahandi. Ndavuga mu byiciro wasanga harira wari wumvishe kumwimura imihanda ejo Kigali ubundi Nyaruguru ngo azaguye mu ntara. Ariko se tubona bidakwiye cyangwa size nabi kuko mvugiye rubanda. Ndabizi numvwa na benshi nuko batabinyereka ariko unyumvishe wese uranyumvisha undi. Ibyo mvuze nibikubera impamvu mvugiriza inzogera. Nubikunda ukande like nugira icyo unekerezaho binyandikire muri comment. Nitwa Gerard ni ahantu hose. Uwo yari umwana w'imihanda.